mu nkundire mbasuhuze kandi nabahe ikaze kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cy'unisobanukirwa naho njye ukibategurira kandi nkanakibagezaho. Amazina ni Kedrick, mbahaye ikaze. Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri bimwe mu byaranze fazari cyangwa se igice cya mbere cya shampiyona yo mu Rwanda. Hagiye hagaragaramo udushya twinshi, ariko kuri iyi nshuro turaza kuganira kuri ekipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sport ndetse n'andi ma ekipe yose. Tuzagenda tuyakorera ibyegeranyo nk'ibi ngibi. So nta kindi usabwa rero ni ukwegera hafi tukaba turi kumwe ijambo ku rindi, ndetse nawe ugatanga igitekerezo. Bityo niba utarakanda subscribe muntu wanjye, ndagusabye rwose kandi subscribe, kubera ko amakuru nk'aya nta handi wayakura. Mu nkundire duhere kuri ekipe ya APR FC, tugire byinshi tureba, tugire byinshi tubimenya mu byayiranze mu gice cya mbere cya shampiyona yo mu Rwanda. Ubundi ekipe ya APR FC nk'uko tubizi, niyo ekipe yaje muri shampiyona isa nkaho ikerewemo, kubera ko nta mwanya uhagije yigeze ibona wo kwitegura, kuko ni ekipe twavuga ko yahagarariye igihugu cy'u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League. Mu kuvayo yaje isanga hari indi mikino mu Rwanda yamaze kuba yakinwa, izisanga ibirarane byarabaye byinshi, noneho naho ihagereye kubera nk'ibyo twakwita umunaniro, ihagera isa nkaho irushye. Imikino ya mbere igenda yinganya, ntago ari igice twavuga ko cyayigendekeye neza, kubera ko umwanya wabaye muto mu buryo bwo kwitegura irushanwa. Nyine birumvikana kutabona umwanya ndetse no kutitegura neza byaje gutuma ekipe ya APR FC yisanga mu mibare twavuga nkaho iri hejuru cyane, kubera ko nk'umukino wa mbere yahuriyemo na Rutsiro yawunganyijemo ubusa ku busa, ndetse n'umukino wa kabiri yakinnyemo na Rayon Sport nawo yawunganyijemo ubusa ku busa. Twakihuta tukajya no ku munsi wa gatanu ndetse n'uwa gatandatu. Ku munsi wa gatanu yawunganyijemo na Ndetse, ndetse ku munsi wa gatandatu abari nabwo iyi ekipe iterwa mpaga ku mukino yari yahuyemo na Gorira, ku kuba yarakinishije abanyamahanga barenze abemewe. Ibi ngibi byaje gutuma umutoza Dore abafana bamutekereza ibindi bintu. Kugerana n'ubu ngubu ntago abafana bumva ko Dore yakabaye kuba akomezanya na ekipe ya APR, kuko ni byinshi bagenda bashingiraho, umusaruro ukomeza kurumba, kumva ko ekipe nka APR FC yaba ari ekipe isigamye ibitego 10 mu mikino 15, ikaba ifite amanota 31. Ibitego byararumbye, amanota nayo ntabwo abafana ntago babyiyumvisha neza. Bakomeza nyine kuri ubu tuvugana, bakomeza basaba ko ashobora kuba yakirukanwa hakaba haza undi. Gusa ibi byo ntabwo twavuga ko byoroshye, kubera yuko aracyafite amasezerano, kandi uyu mugabo ahembwa n'amafaranga menshi. Kumwirukana byo ntabwo byapfa koroha. Reka ibyo by'umutoza tubisimbuke, dukomezanye na ekipe ya APR FC nyine muri rusange buryo cyitwayemo mu mikino 15. Ekipe ya APR FC ntago yitwaye nabi, ariko nanone ntabwo yitwaye neza nka ekipe nanone ishaka igikombe kandi igihataniye na mukeba. Ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, kuko nko mu mikino 15 tugiye kureba ukuntu iyi ekipe ihagaze kuri table, ndetse turaza no kureba ukuntu niyo twakita mukeba wayo uri kuyisigaho amanota agera kuri 5, kuko ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ifite amanota 36, mu gihe ekipe ya APR FC ifite 31.
reka turebe kuri table ukuntu ekipe ya APR FC yahagaze. Reka duhere ku mukino ekipe ya APR FC yakiniye bwa mbere. Ni umukino wayihuje na Rutsiro. Uyu mukino ekipe ya APR FC yaje kuba yawunganyamo ubusa ku busa, ndetse umukino wa kabiri nawo ekipe ya APR FC yawuhuyemo niyo twakita ngo ni Bugesera, yaje kuba cyokora yayitsinda 2-0. Ku munsi wa gatatu ekipe ya APR FC yahuye na Rayon Sport, biza kunganya ubusa ku busa, ndetse ku munsi wa kane ekipe ya APR FC niwo mukino yaje itangiraho neza itsinda Kiyovu ibitego 3-0. Ku munsi wa gatanu ekipe ya APR FC yaje kuba yanganya na Etincelle ubusa ku busa. Ku munsi wa gatandatu rero ekipe ya APR FC yaje kuba yatsinda Gasogi yego igitego 1-0, ariko bigoranye cyane. Umunsi wa karindwi ekipe ya APR FC yatsinze Musanze igitego 1-0, ndetse umukino wa munani yaje kuba yatsinda Gorira ibitego 3-0. Umunsi wa 9 ekipe ya APR FC yatsinze Vision ibitego 2-0, ndetse umunsi wa 10 ekipe ya APR FC yakomeje kwitwara neza itsinda Muhazi United igitego 1-0, ndetse n'umunsi wa 11 APR FC yaje kuba yatsinda AS Kigali igitego 1-0. Umunsi wa 12 APR FC yaje kuringanya na Polisi igitego 1-1. Umunsi wa 13 APR FC iza gutsinda ibitego 4-2 Mukura, ndetse umunsi wa 14 ekipe ya APR FC yaje kuba yatsinda 2-1 itsinda Marine. Umunsi wa nyuma ariwo karundura uyu twakita ngo ihene yishe mucoma, hari ku mukino wa 15 ubwo ekipe ya APR FC yatsindwaga n'Amagaju igitego 1-0. Nuko nguko kuri table bimeze muri ekipe ya APR FC. Niki rero abafana bavuga ku mutoza Darkonovic? Ni ikintu kimwe, baramushinza ko atigeze akinisha abanyamahanga ngabaho umwanya nyine bakine nk'ahari icyo babaguriye. Icyo nacyo barakimuhora, ndetse bakanamuhora no kuba ari umutoza utabasha kwaranja neza abakinnyi ngo amenye havuyemo ndetse haraza kujyamo nde. Ibyo byose nyine ni bimwe mu byo abafana baba bamuvuga. So nta kindi rero bamusabira cyangwa se bifuza bo nuko uyu mutoza yatandukana na ekipe ya APR FC bakaba bashaka undi mutoza. Gusa ibi byo ntabwo byizewe neza ko byazakunda cyangwa se ko byakunda. Biramutse bikunze sava, ariko bitanakunze nanone nta kundi, niko amasezerano amera. Mu nkundire twinjire muri gikundiro cyangwa se ekipe ya Rayon Sport. Reka turebere hamwe ese iyi ekipe yo mu gice cya mbere byagenze gute, yitwaye gute, ese nizihe mbogamizi zaje kugaragara, nizihe mbogamizi yahuye nazo, ese icyizere bafite cyo ni ikihe cy'iki gikombe. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe, ntuzi kuba wajya kure. Reka duhere kuri uburyo ki yaje kuba yakinjira mu kibuga noneho ku mukino wa mbere, ndetse tugende tureba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze mu makuru ya Rayon Sport, aho tugiye kurebera hamwe uko iyi ekipe ya Rayon Sport yaje kuba yakitwara mu gice cya mbere cya shampiyona. Nindamuka mvuze ekipe ya Rayon Sport ko nayo yaje mu buryo butoroshye, yaje bigoranye, imikino yayo ya mbere yaje iyigora. Ntuze kunyumva nabi kubera ko twavuga nk'umukino wa mbere ekipe yakinnyemo na Marine yawunganyije ubusa ku busa. Umukino wa kabiri bahuyemo n'Amagaju bahunganyije ibitego 2-2. Iyi ekipe mu mikino 15 imaze gutsindamo imikino 11, yaje kuba yanganyamo imikino
ibiri ndetse itsindwamo umukino umwe. Nuko byari bimeze, nuko twavuga ko mu gice cya mbere byarangiye. Ese wakibaza uti ni ayahe makuru noneho yaje kugaragara muri ekipe ya Rayon Sports? Ese indi mikino yo byaje kuba byagenda gute? Ibyo byose ni mu kiganiro sobanukirwa. Nkwibutsa gukanda subscribe umuntu wanjye. Nimvuga ekipe ya Rayon Sports ko ibintu byayo byakomeje kugoranamo kubera yuko iyi ekipe yaje kugenda igaragaramo ikibazo cy'amikoro make, abakinnyi bagenda nabo bamwe muri bo bigumura bagahagarika imyitozo. Twavuga nk'uyu Nsabimana Mabure, uyu nawe yaje kuba yahagarika imyitozo gusa aza kuba yagarukamo. Ibi byaje gutuma n'ubundi bamwe mu basaza bahoze n'ubundi bahari bayiyobora bongera kwicara ndetse banatora n'ubuyobozi bushya, bagira byinshi bongera muri ekipe ya Rayon Sports. Gusa nubwo yari iri mu bibazo, ibyo ntibyayikomye mu nkokora kubera ko yaje kuba yakomeza kwitwara neza ndetse iranatsinda. Abantu benshi bibwiraga yuko igiye gufatiranwa n'ibibazo, ikaba yatakaza amanota ndetse n'ibindi byinshi bagendaga bayitekerezaho. Mwigeze kumva ikirego cy'uwo bita Sadat cyangwa se Munyakazi ko yigeze kuyirega amamiliyoni agera kuri 80 n'andi. Ibyo byose nyine abo twakita nk'abakeba cyangwa se abafana ba APR bakibwira ko ari ibyo bintu bigiye guhita noneho bisa nkaho biyigora, kuko bumvaga ko igiye guhita ibihugiramo. Mu gihe bihugiyemo noneho bagahita babona akanya. Gusa ntabwo ariko byagenze. Iyi ekipe yaje kwitwara neza n'ubundi ikomeza gutsinda, nubwo iyi ekipe yari iri mu bibazo. Yitwaye neza ku rwego rushimishije kuko ubu ishoje fazare ifite amanota 36 irusha iyikurikiye amanota agera kuri 5. Ese nk'abafana murabona iki gikombe ari icya APR FC cyangwa se ni icya Rayon Sports? Mujye muri comment mutubwire. Yego, reka nizere ko uvuye gutanga igitekerezo cyawe uko ubibona hagati y'aya ma ekipe yombi uko ari abiri. Reka noneho duhite twinjira uko imikino yaje kuba yagenda kuri ekipe ya Rayon Sports. Ni ukuvuga ngo ekipe ya Rayon Sports umukino wayo wa mbere yahuyemo na Marine yawunganyije 1-1, naho umukino wayo wa kabiri yahuyemo n'Amagaju nawo yawunganyije 2-2. Umukino twavuga ko ari wa gatatu cyangwa se umunsi wa gatatu Rayon Sports yahuye na ekipe ya APR FC. Ahangaha yahanganyije 1-1. Umunsi wa kane Rayon Sports yahuye na Gasogi iyitsinda igitego 1-0. Umukino wa gatanu Rayon Sports yaje gukina na Rutsiro iyitsinda igitego 1-0. Umunsi wa gatandatu Rayon Sports yakinnye na ekipe ya Bugesera iyitsinda ibitego 2-0. Twagiye ku munsi wa karindwi ubwo Rayon Sports yakinaga na Ndetse ikayitsinda igitego 1-0. Dukomeze ku munsi wa munani Rayon Sports cyangwa se ekipe ya Rayon Sports yaje kuba yatsinda ibitego 4-0 ekipe ya Kiyovu. Umunsi wa 9 ekipe ya Rayon Sports yatsinze Musanze igitego 1-0. Umunsi wa 10 Rayon Sports itsinda Gorira ibitego 2-0. Umunsi wa 11 nibwo ekipe ya Rayon Sports yaje kuba yatsinda Vision ibitego 3-0. Umukino wa 12 cyangwa se umunsi wa 12 ekipe ya Rayon Sports yatsinze Muhazi ibitego 2-1. Naho Rayon Sports umukino wa 13 yatsinze ibitego 3-1 ekipe ya AS Kigali. Umukino wa 14 ekipe ya Rayon Sports yaje kuba yatsinda ibitego 2-0 Police. Umukino wa 15 ari wa hahandi ngo noneho ihene yishe nyirakabari. Ihene yishe nyirakabari ekipe ya Rayon Sports itsindwa na Mukura ibitego 2-1. Nuko kuri table ya APR FC ndetse na Rayon Sports byifashe. Izi ekipe zombi zirimo zirarushanwa amanota 5
ndetse ekipe ya Rayon Sport irusha ekipe ya APR ibitego 9 yizigamye, kuko ekipe ya Rayon Sport imaze kwizigama ibitego byinshi kurenza ibya APR FC. Ibi byose nyine bikaba ari bimwe bishobora gushyira APR mu kangaratete. Ni ukuvuga ngo nubwo haje kugaragara ibibazo hagati y'abakinnyi ndetse na ekipe ya Rayon Sport, hakagaragara mikoro make, ariko iyi ekipe yaje gukomeza kudomina, ikomeza kugerageza kugeza na n'ubu ngubu aho ari ekipe iyoboye shampiyona. Twavuga ko noneho muri iyi minsi nayo yagiye ku isoko, hari abakinnyi irimo irabatereta ireba ko baza bakayikinira mu buryo bwa ba rutahizamu, hari n'abamaze kuhagera. Ni ekipe rero ifite icyizere cyo kuba yatwara shampiyona. Ese nk'abafana ba Rayon Sport, iki gikombe ni icyari cyangwa ntimuramenya aho byerekeza, cyangwa muri nk'aba bandi ngo ibikombe bijya haba ibindi biri? Yes, ubwo nyine mujye muri comment mutubwire. Yari wa muhungu wanyu Kedrick, niba utarakanda subscribe nyakubacikanwe. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Turi kumwe, ibiganiro byo ni akagaruka. Ciao.